turabashuhuje amahoro y'Imana abane namwe naho ndi ni Reverend Pastor Steven nkuko bisanzwe turabifuriza umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nkuko bisanzwe rero iyi ni channel Imana yaduhaye, Imana yaguhaye, ugomba kurikira inyigisho zacu kandi ndakwishimiye nukuri ndakunezera uburyo werekana ubwo turi kumwe, urukundo twereka n'ishyaka ryawe n'umuhati wawe. Reka rero ndangire senga nkuko bisanzwe dusenga Imana mu izina rya Yesu, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana yo kwiringirwa, Imana yo gupfukamirwa, ise umwami wacu Yesu Kristo. Ndagushimye kuri umugambi mwiza uri ku buzima bwanjye, ubuzima bwa bene data, bashiki banjye, papa na mama. Ndagushimye ko umugambi wawe utajya uhinduka mwana. Ndagushimira ko icyo wavuze ugikora n'icyo wavuze ugisohoza. Niyo mpamvu ijambo wavuze ari ukuri. Iyo by'umuntu ngo azabaho abaho, iyo by'umuntu ngo azakura arakura, iyo by'umuntu ngo azakira arakira, icyo uvuze cyose uragikora mwana. Imana rero bane nawe, wowe yavuganye nawe, wigambiriye kuri wowe, mwuka w'Imana kubeho mu izina rya Yesu, amen. Ndabashuhuje abakaruvarishti zikamba TV Karuvari abari hirya no hino iburasirazuba uburengerazuba muri Amerika, Canada, ndabashuhuje Australia, ndabashuhuje mu Bufaransa, ndabashuhuje abanyarwanda, ndabashuhuje inshuti za Pastor Steven, ndabashuhuje abakunda kino kiganiro, abatureba bakora share, abakora kunzogera, mwese ndabashuhuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana bane na. Tugize umwanya mwiza iki gitondo yisaha y'umugoroba yamanwa wo kugira iyerekwa cyangwa se kwakira ijambo ry'Imana Imana iduhaye. Tugiye kuganira amagambo ari muri Ezekiel. Yesu ashimwe cyane. Muri 37 Bibiliya avuga ngo iyerekwa ry'amagufa yumye, niko Bibiliya itubwira. Yesu ashimwe cyane. Aha ngaha rero bavuga ngo iyerekwa ry'amagufa yumye, mu by'ukuri ni ibintu byari ibyumye, ariko nyuma yo kuma byagenze neza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kubera ko iyo ibintu byamaze kuma haba hakenewe imbaraga z'ururimi. Iri jambo rero ni ijambo Imana impaye muri iki gitondo, muri amasaha n'amasegonda, kugira ngo nze ngubwire inkuru nziza. Inkuru nziza ivuga ngo umutwe w'iri jambo naruhaye ngo ibyumye. Ibyumagaye byongeye kuzamuka mu izina rya Yesu. Ibyo abantu bari babonaga ko byumagaye, iby'amagufa yari yarumye, imbaraga z'Imana zongeye kubizamura. Ururimi, ijambo ry'ururimi, buhanuzi bugiye gukora igitangaza ku buzima bwawe. Urumvaga warumagaye, wumvaga nta cyerekezo, wumvaga muri wowe urwaye, wumvaga muri wowe urwaje, wumvaga nta mbaraga, ariko izo mbaraga umwuka w'Imana aje kuzitanga mu izina rya Yesu. Turasoma Bibiliya avuze ngo iyerekwa ry'amagufa yumye, kuboko k'Uwiteka kwangezeho, asohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa, anzengurukana aho yakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Umva ikibazo cyiza. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufa maze uyabwire uti, yemwe mwa magufa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko umwami Uwiteka abwira aya magufa ngo, dore ngiye kubashiraho umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbashireho inyama, kandi mbagwirize mbashireho umwuka, mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufa araterana, igufa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafataho, maze inyama ziyameraho, byorosha uruhu, ariko nta mwuka wari birimo. Maze arambwira ati, hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo, uturuke mu birere bine by'umwuka,
we uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko manura uko yantegetse, maze umwuka yinjiramo, nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, ayo magufa niyo ab'inzu ya Isiraheli yose. Dore baravuga bati, amagufa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze. Haleluya, twaciwe burundu. Nuko rero hanura ubabwira uti, uku niko umwami w'Iteka avuga ngo, dore ngiye gukingura ibituro byanyu. Imana ishimwe cyane. Ni amagambo akomeye cyane, amagambo y'ubuhanuzi, ni amagambo adasanzwe. Ahangaha hari umuntu wavuganaga n'undi muntu. Yesu ashimwe cyane. Hezekiya yavuganaga n'umwuka w'Imana, yavuganaga n'imbaraga z'Imana. Ndiho ndavugana nawe, urimo urumva warakamutse, urumva nta byiringiro ugisigaranye bitewe n'ikibazo cy'abana. Ibyo byakubera amagufa. Bitewe n'umugabo wawe, ibyo byakubera amagufa. Bitewe n'amashuri yahagaze, bitewe na covid, bitewe n'urugo rwawe. Amagufa ndayajyanye n'ikintu cyose kitarabona igisubizo, cyangwa se kitarabonerwa igisubizo mu buzima bwawe. Iyo ikintu kiriho ari umusozi ku buzima bw'umuntu, kiba kimeze nk'amagufa. Yesu ashimwe cyane. Mwuka w'Imana ajya kwagera kuri Hezekiya. Hezekiyeli yari aryamye, yari asinziriye, yari yicaye. Iyerekwa rizaho, agira iyerekwa. Reka ngubwire, rimwe na rimwe tugira iyerekwa, ariko abantu turi kumwe nabo nibaha agaciro iyerekwa twagize. Uzabona bakubwira ngo ibyo warose si byo, ibyo Imana yakubwiye si byo, ibyo utubwira ntacyo nta nyungu yabyo, ariko ntukare kuri iyerekwa, ntukare kuri iyerekwa. Yesu ashimwe cyane. Hezekiyeli rero, aya magambo ni amagambo nawe ngiye ukubwira, ndagira ngo unyumve neza. Ukuboko k'Uwiteka kwasanze Hezekiyeli, ariko kumusanga ari mu mwuka. Kuramubwira ngo manuka ujya mu kibaya kimwe. Umwuka uramwereka amagufa. Birambwira ngo yari yarumagaye, yari yarumye rwose. Haleluya. Hari ukuntu umuntu abaho mu buzima bwumagaye, talasile menivo. Umuntu akabaho mu buzima budafite icyerekezo, umuntu akabaho mu buzima bw'imiryango kwangwa, nyoko bakakwanga, sonya kakwanga, nyoko kakwanga, famiye kakwanga. Ariko yusobanukiwe urukundo rw'Imana, ntabwo wiheba, ntabwo wiyahura, ntabwo wiyahuza ibiyobyabwenge, ntabwo wiyahuza inzoga, ntabwo wiyahuza ibindi bintu. No, ushakashaka umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Kuko Imana ngo kumugezeho kuramusohora, aragenda kuramwereka. Wabirebye, kumwereka amagufa yumye. Aya magufa, ikibazo cyayo cyari daga mvuga ibintu bitatu. Icya mbere yari yarumye, icya kabiri yari yaratandukanye, icya gatatu hagati y'ayo magufa hari harimo ubutaka, hari harimo ibintu byinshi. Ariko imbaraga z'Imana zigeze ku kibazo, ntabwo Imana ireba imyaka y'icyo kibazo, ntabwo Imana ireba igihe cyabereye, ntabwo Imana ireba igihe kimaze, ahubwo Yesu yahageze atanga igisubizo. Yesu ashimwe cyane. Ngo ahageze rero, ngo iramubwira ngo warebye neza, ese mwana w'umuntu hari amagufa yakongera kabaho? Hamubwira ngo ni wowe ubizi databuja. Reka mbabwire bene data, ibikubabaje n'ibikuraje ijoro, Yesu abifitiye igisubizo. Ahari kurira kwarira umuntu mu gitondo impundu zikavuga. Ijambo ryarambwiye ngo hahirwa uwiringira Uwiteka, kandi Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ngo urazaho hari igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo icyo giti cyera imbuto igihe cyaco. Reka ngubwire, iyo wiringiye Uwiteka, ikibazo cyose ntabwo kigutera ubwoba. Iyo wiringiye Uwiteka, niyo abantu bagusiga Imana murasigarana. Iyo wiringiye Uwiteka, abantu barakubwira ngo ntawe uzagutera inkunga, ariko iyo bamaze kugenda haboneka inkunga y'Uwiteka. Amagufa yari yarumye, ariko hari icyo amagufa yari yaramenye. Amagufa yari yaraciye ubuhanuzi. Haleluya. Niba Imana yaravuganye nawe, Imana ikakubwira ngo izakuzamura, nubwo abantu bakwitendekaho, nubwo abantu bakubera inzitizi, ariko data azakora icyo yakubwiye. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo narikunze cyane, ngo nzengurukanaho, yarakikije hose.
ngo maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, ngo kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbese aya magufa yakongera gusubirana kubaho, yakongera kumva, yakongera guhaguruka? Haleluya. Aramubwira ati ni wowe ubizi databuja. Arangije ikintu yakoze ni iki? Amubwira ngo rekura imbaraga z'akanwa. Haleluya. Ndarekuye mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'akanwa, imbaraga z'ururimi. Ntabwo Yesu ari we wazuye ariya magufa, ntabwo umwuka we ari we wazuye ariya magufa, ahubwo umwuka we yamanutse muri Ezekiyeli, amagufa arasubirana. Nanjye ndahanuye mu izina rya Yesu Kristo, ibyawe byari byarumagaye, ibyawe byari byarabuze inzira, ibyawe byari byaranze, reka byongere kwemera mu izina rya Yesu. Urugo rwawe rwongere rusubirane, mugabo yongere agaruke mu rugo, abana bongere uhure nabo mu izina rya Yesu. Imana igukure kwa muganga, Imana yongere iguhereze gutwita, yongere iguhe kubyara, Uwiteka yongere kuremera amateka afatika. Yesu ashimwe cyane. Jambo ryarambwiye ngo ninde uzabuza umugambi Imana gusohora? Ndakunda ijambo ry'Imana ryo mu byakozwe n'intumwa, uburyo Petero ageze kwa Koroneliyo, hamubwira ngo nukuri menye neza ko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyibakiranuka Imana iramwemera. Gukiranuka kwawe kuzaguhesha icyubahiro iyo wizeye ijambo ry'ubuhanuzi, iyo wizeye ijambo ry'Imana, iyo wizeye ijambo Uwiteka avuganye nawe, zira ziraboneka. Umva iki kintu, ngo arambwira ati hanura. Haleluya. Hanura aya magufa maze uyabwira uti yemwe mwa magufa mwe. Arabikora, abwira magufa. Haleluya. Uyabwira uti yemwe mwa magufa mwe yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uzi kubwira amagufa yumye? Ubwo se urambwira ngo amagufa yarumva gase? Hanurira ibintu biri imbere yawe, hanurira ibintu ubona nk'imisozi imbere yawe. Rekura ijambo ry'ubuhanuzi. Bwira Satani ko nta ruhara gufiteho, bwira abadayimoni ko batsinzwe, bwira abarozi ko batsinzwe. Yesu ashimwe cyane. Ejo bundi hano hari umuntu twahuye mu nzira turimo tugenda, ndamubwira ati bite byawe? Arambwira ngo wapi. Ndamubwira se byagenze bite? Arambwira ngo nta mbese kwa kundi umuntu akubwira ngo nta nzira nimwe ndi kubona ku buzima bwanjye. Ndamubwira ngo burya rero niba nta nzira uri kubona, nibwo inzira y'Imana ibonetse. Yesu ashimwe cyane. Harambaza ibyo uvuze n'iki? Ndamubwira ngo ntabwo Imana iza gukora ikintu abantu bagihari. Reka ngubwire wowe uri kubona uri wenyine, wowe uri kubona nta muntu ufite, wowe uri kubona ubutabazi bwarangiye.
z'ubuhanuzi, uko yumvisha imbaraga z'ubuhanuzi. Oh haleluya, imbaraga z'ubuhanuzi ku buzima bw'umuntu ngurikiranye, imbaraga z'ubuhanuzi. Oh haleluya, ndareka imbaraga z'ubuhanuzi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ibyari byaranze bitangire kwemera. Ibyo abantu bari barakuvuzeho, ibyo ndabitesha agaciro. Iby'Imana yakuvuzeho ndabishoje mu izina rya Yesu. Reka Imana ibisohoze mu izina rya Yesu. Reka Imana ikorere igitangaza mu izina rya Yesu. Ngo ako kanya imbaraga z'Imana zikora ikintu bita, reka ngubwire, imbaraga zaramanutse zifata amagufa zirayazamura, aragenda buri gufa risangira ryaryo, iryo rubavu rijya ku rubavu, ry'umutwe rijya ku mutwe. Ni nako ibitangaza bigiye kuza ku buzima bwawe, nako ibitangaza bigiye gutangira gukoreka, nako aho bakuzingiye ugiye kuzinguka, naho bakurogeye ugiye kurogorwa, naho bari barakwicariye bagiye kubona wavuyeyo. Kuko hari imbaraga z'ibitangaza, hari imbaraga z'akanwa, hari imbaraga z'ururimi, hari umwuka wera w'Imana uje mu buzima bwanjye, uje mu buzima bwawe, kugira ngo duteshe agaciro icyo abantu bavuze. Yesu ashimwe cyane. Imana ikomera umugisha wowe dukurikiranye, kandi Imana iguha umugisha wowe ukomeje gukora share ndetse no gukora kunzogera. Yesu aguha umugisha. Nuko nitegereje mbona imitsi yafataho, maze inyama ziyasubiraho, byoroswa uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Umwuka wera yarari tayari kugira ngo nawe yinjiremo. Haleluya. Ibihe byari byaragukamutsemo. Reka ngubwire, hari igihe umuntu agira mu bihe warasengaga ukumva intege zacitse. Bibaho, ukagira ngo ni wowe wenyine gusa, n'abandi byababayeho. Ariko icyo ngubwiye, narababwiye ngo naho umukiranutsi yago ariko nazarambarara. Nunabona wacitse intege, nunabona hari ukuntu byabaye bibi, jya ukomeza uhagarare ku ijambo Imana yakuvuzeho. Nunakomeza ukaryama ukabyuka wananiwe, abarozi bakuroze, amaguru akurya, umugongo ukurya, umutwe ukurya, imbaraga zagutsikamiye, jya ukomeza ubwire Satani ngo nacyagiye Imana yarandengeye, nacyagiye Imana yarandengeye, n'uyu munsi irongera kundengera. Yesu ashimwe cyane. Amagufa amaze guterana, hari ibintu bya Imana igiye guteranya. Amagufa amaze guterana ngo Ezekiel arareba ati noneho ntago bisanzwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Aritegereza arareba, asanga ibintu bidasanzwe, amenya ko ibintu byahindutse. Arangije ngo abona uruhu ruroroshe, arangije ngo ariko umwuka ntabwo yarabijyamo, byari imirambo gusa. Umwuka wera ngo abizamo, rero bamubera abagabo bo kumufasha. Ubwami bw'Imana buraguka. Ijambo ryambwiye neza ngo nuko manura uko nategetswe, maze umwuka ayinjiramo, nuko ibaho ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Kubera iki? Kwemera imbaraga z'ururimi. Imana igufashe wakira imbaraga z'ururimi mu izina rya Yesu. Imana igufashe nanjye ifashe izi mbaraga z'ururimi Imana yaduhaye. Uribuka ukuntu umugore w'umupfakazi yagiye kureba Elisa, ngo aramubwira ngo umugaragu wawe ariwe mugabo wanjye yubahaga Imana, ngo none umwishyuza araje. Uriya mugabo yari yarapfuye, ariko apfa hari imirimo myiza afite. Amaze gupfa ariko asiga ideni, ariko amaze gusiga ideni riba ideni. Nyiri ideni ashaka gutwara abana be, ariko uriya mugore amenya aho ajya kuregera, amenya aho ajya kuburanira. Nta handi tuburanira ni imbere y'Imana isumba byose. Baramubwira ngo ufite iki muhira mwene da? Imana yongera igusubizemo imbaraga zo gukora imirimo myiza. Imana yongera iguha imbaraga zo kongera gukorera Imana mu izina rya Yesu. Baramubwira ngo genda utire ibintu biri mu busa, nurangiza ngo ufate kudufuta turi mu rugo ugenda usukaho, ngo nurangiza ugaruke. Ngo yaragiye arabikora. Iyo wumvisha imbaraga z'ururimi, gukurikira cyangwa se kumvira imbaraga z'ururimi bihesha umugisha umuntu wese wemeye kumvira izo mbaraga. Yesu ashimwe cyane. Iyo wumviye imbaraga z'ururimi, aho ngaho niho Imana ikorera. Ndagira ngo ngubwire, niwumvira imbaraga z'ururimi uraza kwakira igitangaza. Iyo wumviye imbaraga z'ururimi niho utangira kumva presence y'Imana mu buzima bwawe. Imana iguha umugisha. Uriya mugore ngo yagarutse, ngo amaze gusukamo ibintu bimaze guhinduka, ngo asubira kwa Isaka aramubwira ngo noneho genda ugurishe wishyura ideni, ngo asigaye agutunganye n'abana bawe. Ikibazo kiba kirakemutse. Gikemuye hehe?
ku mbaraga z'ururimi. Yesu ashimwe cyane. Elisa akoresheje iki? Ururimi. Ndabizi wari wasuzuguye, ndabizi wumvaga nta nzira, ariko niba amagufa yarasubiranye, kuki utasubirana? Kuki urugo rwawe rutakubwira kubaho? Niba amagufa aramaze imyaka akongera agasubirana, uruhu rukajyaho, amaraso akongera akajyamo, mwuka akongera akajyamo, kuki urugo rwawe rutakubwira kubakika? Kuko ongera wizere, Fiyasa ari bugaruke. Fiyasa aragaruka byanga byakunda. Uraza kongera kubona ubutabazi bw'Imana, uraza kongera kubona icyerekezo cy'Imana, uraza kwakira amasezerano. Imbaraga ziyavuganye nawe, ntabwo Imana izakureka mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagushimiye rero wowe ugira ushaka n'umuhati kubw'umurimo w'Imana. Wowe wumva uyu murimo ari uwawe, wowe waremewe ugakora icyo waremewe, wowe wumva ufite ishaka n'umuhati mu bwami bw'Imana, ntabwo Imana izakwirengagiza. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo ndagira ngo ngiye gusorezaho, ndagira ngo ubwire iki kintu. Yesu ashimwe cyane. Ngo nuko rero hanura ubabwire uti, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye gukingura ibituro byanyu mbibakuremo, mwa bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isiraheli. Imana igiye kukugarura mu mugisha wawe, aho wari warirukanywe, aho wari warahagurukijwe, akazi wari waravuwemo, akazi wari warakuwemo, amasezerano yawe wari warabuze, Imana igiye kuyakugaruramo mu izina rya Yesu Kristo. Nawe uri umuyisiraheli ubeshejwe no kwizera Yesu Kristo, nawe uri umwana, uri umuzukuru wa Aburahamu besheje no kwizera Kristo Yesu. Ntabwo turi abayisiraheli mu bundi buryo, turi abayisiraheli mu buryo bw'umwuka bwo kwizera Kristo Yesu, kuba twarapfanye nawe tukazukana nawe, kuba twaramwizeye nk'umwami n'umukiza. Ibyo abandi bateme twe twarabyemeye. Reka mbabwire, uyu mwami wacu Yesu Kristo wakoze ibi, nawe ukoze ibyo byawe. Niba amagufa yarasubiranye, ibintu bigasubira mu mwanya wabyo, urugo rwawe ntabwo ruraza gusenyuka. Yesu ashimwe cyane. Reka gusenga Imana. Ndagira ngo dusenge Imana bene data. Ufite ibyifuzo bibiri bitatu, aho hari nomero yacu duhamagare tugusenge dusengane. Yesu ashimwe cyane. Kandi wowe ukomeje kugenda ukora uburyo bwose budukurikirana, Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Yesu agukomeze agushyigikire, kandi amavuta y'Imana agomye kuba ku buzima bwawe. Uyu murongo wa 15 kawesorezaho ngo, ijambo ry'Uwiteka ryongeye kunzaho riti, nuko mwana w'umuntu wishakira inkoni maze uyandikeho uti, ni ya Yuda. Haleluya. Iby'Abayisiraheli bagenzi be, maze ushake indi nkoni uyandikeho uti, ni ya Yozefu. Haleluya. Nawe shaka umurimo mwiza, nawe shaka icyo ukora mu itorero, nawe shaka icyo ukora aho utuye. Reka wongere ufashe imfubyi. Iyo ni inkoni yawe izagufasha mu rugendo, imirimo myiza, kongera gutanga icyacumi, kongera gutanga ituro, kongera gushyigikira umurimo w'Imana, kongera gukizwa, kongera kureka inzoga, kongera kureka ubusambanyi. Iyo ni inkoni nziza izagufasha muri uru rugendo. Yesu aduhana umugisha, imbaraga z'Imana zitugaragareho. Nje nawe twishakire amazi amara inyota. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndasengera uyu muntu Topele Volesai. Kangubwire kano kantu mbere ko senga, ndumva umwuka ambwira ngo niwongere gushidikanya. Icyo kibazo cy'inzu, icyo kibazo cy'urugo rwawe, icyo kibazo cy'urushako rwawe, Imana ikirimo. Itangira gusenga, numvise ijwi rimbwira ngo nimbwira abantu bangurikiranye, nimbwira abantu bari kureba iyi channel Ikamba Karovari TV. Umwuka wera aje guhangana n'ibyo ari biguhangayikishije, aje gukubita hasi imbaraga zari ziguhagaza imbere, aje kwitsa, aje kumenagura, aje gukuraho umusozi wari warigize umusozi imbere yawe. Imana iguhe umugisha. Wera wa Isiraheli, ijambo ryawe Mwami, uburyo wafasha amagufa agasubirana, abari kusubizanya uru rugo, usubize uyu mugabo mu rugo rwe, usubize uyu mugore mu rugo rwe, wongere umusubize mu kazi, wongere umusubize mu iterambere. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengera abakobwa Mana, ndasengera abasore Mana, ndasengera abagabo, ndasengera imfubyi n'abapfakazi, ndasengera abantu bari bamaze iminsi bakamutse mu mutima. Bongeremo imbaraga, ubashigikire Mwami. Ijambo ryawe ryawuke mu buzima bwabo, uhindura amateka y'ubuzima bwabo, kandi ejo hababere heza.
umucyo w'Imana ukurasire, kandi wizere ko yazuye amagufa agasubirana n'izuye ibyawe. Umucyo w'Imana ukubeho, kandi ubutsinze bwa Kristo Yesu bugumye bube mu mutima wawe. Wizere iri jambo uko nyuma y'igihe atari igihe, ahubwo mu gihe Imana irakora. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu bubahe nawe mu izina rya Yesu, amen. Ndabakunda cyane, kandi abantu mukora share, abantu mukomeza kudukurikirana, ukaduha comment, ukaduha ikibazo cyawe mu buryo bwose bwo gusenga, turi kumwe namwe. Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Rev Pastor Steven, Imana ibagirire neza. Bye.